igitondo cyiza ndetse n'igicamunsi cyiza kuri wowe uba wahisemo kubana natwe mu makuru ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu ku muyoboro w'amakuru yizwewe kandi agezweho. Nongeye kuguha ikaze aho uherereye hose, abari mu karere k'ibiyaga bigari, mu bihugu rero byo mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane rero w'i Burayi, Aziya, Amerika ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu bihugu bitandukanye, abakomeje kutwereka ko badukurikiye gatanu kuri gatanu. Nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bakomeje gukora kuri like ndetse banatanga ibitekerezo byabo muri comment, turabashimira cyane. Hanyuma reka nongere nkwibutse ko ushobora kuba wajya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukaba wakora kuri subscribe ndetse ukanagiganyiza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Nk'uwaye ikaze muri iyi nkuru, aho amagambo yatangajwe na BAMPORIKI Edouard mbere rero y'urupfu rwa KIZITO Mihigo witabye Imana nyakwigendera ku itariki ya 17 Gashyantare 2020. Aya magambo akaba akomeje guteza impaka cyane cyane rero ku rukuta rwa Twitter, dore ko ari amagambo yagiye atangazwa na BAMPORIKI Edouard rwo KIZITO Mihigo byari bimaze gutangazwa ko rero yafatiwe mu karere ka Nyaruguru, bigatangazwa ko rero yafashwe ashaka kwambuka umupaka agana mu gihugu gituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi tweet ya BAMPORIKI Edouard yateje impaka ku rukuta rwa Twitter ndetse yagiye ivugwaho byinshi bigiye bitandukanye n'abayikurikiranye. Ni tweet yashyize ahagaragara nyir'ubwite ku itariki ya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2020. BAMPORIKI Edouard akaba yaranditse ku isaha 11:29. Yagize ati rero mu magambo ye yagize ngo utahanuje ahunga bahinga, inabaza irira ku muziro, igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, akamasa k'inkunguzi gashoka izindi zitashye, amahitamo ya muntu hari ubwo amuhitana. Reka twizere ko amaherezo y'uwacu yu azasoza neza kuko haguma amagara. Iyo ni tweet ya BAMPORIKI Edouard yashyize ahagaragara ku itariki ya 14 Gashyantare 2020 gana saa 11:29. Ubwo rero hari amaze gutangazwa ko KIZITO Mihigo yamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano ashaka kwambuka umupaka agana mu gihugu gihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni tweet yakoze ku mitima ya benshi, bamwe rero mu bakurikirana Twitter, yaba rero ababa mu Rwanda n'ababa hanze y'igihugu. Muri iyi nkuru ngiye kugusomera ibitekerezo byagiye rero bitambuka byatanzwe na bamwe mu bakurikiye iyi tweet ya BAMPORIKI Edouard. Hari uwagize ati rero, akaba yitwa Akabacuzi Maria, yagize ngo inkoni kubise mu keba uyirenza urugo, kandi aho umugabo aguye utererayo utwatsi. Abadasobanukiwe iyo migani yawe ejo hazaza hazabasobanurira. Uyu ngo yagize ati ariko bavandimwe, kuki amateka twanyuzemo atatumenagura umutima ngo atugire abantu barangwa n'urukundo? Ibintu by'amoko mujye mubigendera kure, mu kanwa kacu hazavuga rero cyangwa se hazavugwe urukundo. Waba rero umuhutu, waba umututsi, waba umwirabura, waba umuzungu, ndetse twese dukeneye urukundo. Imana itugenderera. Hari uwagize ati Honorable Minister, ngabahanga rero bahangayitse bahingira ku mpindu, bazita rero ko ari urwiri, zitanda cyangwa se zitararandaranda bakazirandisha cyangwa se bakazirandisha umwoyo, bagakinga rero izitonsa. Imana y'u Rwanda itugaragire iteka. Abo nabagiye batanga ibitekerezo nyuma y'iyo tweet yari amaze gushyiraho, ariko nkwibutsa ko rero iyi tweet yasohotse mbere y'uko nyakwigendera KIZITO Mihigo yitaba Imana. Hari uwagize ati bamwita Honore Murenzi, yagize ngo Honorable icyazama, akaba rero yaramwifurije ibintu ntavugira ahangaha, gusa rero mumbabarire kubw'ibitekerezo byagiye bitangwa n'abantu. Reka rero mpitemo kuba nasoma iyi tweet y'uyu umuvandimwe. Akaba rero yagize ati Honorable icyazama ugapfa vuba, nanjye rero nkazavuga amagambo nk'aya uvugira ku munyarwanda. Abanyarwanda rero turababaye. Hanyuma rero Honorable nawe akaba yarahise asubiza. BAMPORIKI Edouard yahise asubiza ari tweetinga tweet cyangwa se ari tweetinga tweet yo nguwo wari umaze kuvuga ibyo maze gusoma. Akaba yaragize ati ibyo utekereza ko byambaho nkababara umunsi byabaye, nzabikinamo filime kandi uzayireba wishimye. Hanyuma rero uyu nawe yagize ati muraho muyobozi ubwirwa aha ninde?
ngo yagize ati ubu ntimuyiciye imburagihe. Hari abandi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo ariko cyane cyane bagenda baca mu buryo bw'imigani. Hari uwavuze ngo hari undi mugani ngo umuntu mukuru yigeze kumbwira ngo ubwo rero yansangaga ku muhanda agira ati umwana wanjye abo cyangwa se ngabo umwami yagabiye inka bamwimye amatwi, kandi zere ubuzima buzamera neza ariko uzirinde kwandavura, uzira rero ubuvurivundi bw'uvumwe. Hari uwagize ati rero hari n'undi ugira ati ukama izitarize agerayo akarumanga, kandi utinze azanyagwa n'umushumba w'inda ugirira cyangwa se n'umushumba w'inda ugire amararo. Ibyo rero ni ibitekerezo by'abantu bagiye batanga nyuma y'iki tweet ya Bamporiki Edouard. Hanyuma rero uyagize ati turabumva mutima muke wo mu rutiba. Uyagize ati nkunda posti zawe 100%. Avuga rero Minisita Bamporiki Edouard. Hari abandi rero nabo bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Rukumani Nzeyimana akaba ari umunyamakuru wo kuri RBA, ngira ngo abenshi muramuzi. Yagize ati honorable ubundi wowe ujya umfasha cyane, ubu se rero uwo tubwiye azongera kuvuga ko tutamugiriye inama, ujye ubambwirira wenda bazacururuka, naho ubundi abadashaka gucisha bugufi baraza no gusara. God bless you honorable Bamporiki. Iyo ni retweet ya Rukumani Nzeyimana akaba n'umunyamakuru kuri RBA. Hanyuma rero uyu hari uwakomeje kugenda nawe atanga ibitekerezo. Uyu ngo yavuze ngo nje ntawe ncira imigani kuko sindi shyashya. Ugize ati rero umugabo mbwaseka imbohe, ndabona imigani igezweho kabisa. Bye n'ibitekerezo by'abantu. Hari wagize ati ayo magambo wayahinjisha ibirayi byakwera butaracyaminagiri na minikomu bazayiyambaze kuko atanahinze yatyaza imijyojyo. Uyu yagize ati rero nimba cyangwa se nimba ya Mungu nimba mu ya Mungu njyewe rero ndasobanukiwe kandi nagerageje kujya inbox ndiba cyangwa se ndiba nzuzi. Ati rero nta byinshi navuga ku bigendanye n'ibyatangajwe ku bijyanye n'iyi tweet ya Bamporiki Edouard. Uyu ngo yagize ati ngo vana ubwenge kumbehe dore iminsi yagushiranye, ubuhanuzi bw'umubyeyi bwagusohoreyeho, fata impamba uyoboze kandi nyirakamana na ba rubyogo ubasige abatagutekerereza nta gihe ufite. Ngira ngo rero ni byinshi byagiye byandikwa, ibitekerezo ntago nabicishamo amaso ngo birangize, ariko rero icyo nakubwira nawe ushobora kuba wajya kuri Twitter ugasacinga cyangwa se ukaba wareba tweet za Bamporiki Edouard. Ni tweet yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2020. Ukaba rero wabona byinshi bigiye bitandukanye akaba yarayishyize ahagaragara. Ubwo rero Kizito Mihigo yari amaze gufatwa. Hanyuma rero uyu nawe yagize ati I agree with you honorable minister, ariko rero ntiwakamugiriye inama ko mwigeze kuba abahanzi. Nukuri mujye mugirirana cyangwa se mujye mugirana inama. Kizito wamugani ngo rero umutima muhahano ntiwuzura igituza. Ibyo ngibyo ni byakomeje kugenda bivugwa kuri Kizito Mihigo. Yagize ati rero akababaje umutima akazindura amaguru. Burya hari impamvu ubyuka rero mu gitondo ukagenda nuko hari ibyo uba ukeneye udafite, ariko burya ibyo wariye numenye ko rero hari uwaburaye disi, ariko ntamenya da wasanga hari abangeze muri iriya paradizo. Twumva rero muri Bibiliya gusa uwanjye ndamwumva. Ibyo rero nabyo akaba ari igitekerezo cy'undi muntu yatanze. Nta byinshi rero navuga kuri izi tweet z'aba bantu. Ato rero kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo buri muntu uwo ari we wese akomeze rero kugenda yibonera byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuba wajya kuri Twitter ya Bamporiki Edouard ukarebera hamwe aya magambo yanditswe ndetse n'ibitekerezo byagiye bitanga. Ngo umugabo mbwaseka imbohe, aho umugabo aguye urenzaho utwatsi, agati gatoshye ugatega kamena na Nyakanga. Ibyo ni igitekerezo cy'undi muntu. Ndakwifuriza gukomeza gutanga umusanzu ku gihugu cyacu kuko nta wabuza uvuga kuvuga. Hari wagize ati rest in peace Kizito Mihigo wetu, iryavuzwe riratashye. Ngira ngo rero abo ngabo nabo ni bamwe mu bagiye bamwifuriza iruhuko ridashira. Baca umugani ngo murinde ururimi rwanyu, umugabo bitaga Gahanga niwe wabivuze. Respect to him honorable Bamporiki. Ibyo rero ni ibitekerezo by'abantu. Ubundi rero nta mugani wacibwaga ku cyangwa se ku manywa, none burya nanjye reka nce uyu nguyu utazi ubwenge gashima ubwe. Ni igitekerezo cy'undi muntu watanze igitekerezo ndetse anaturitweetinga tweet
ya Bamporiki Edouard. Hanyuma rero uyu yagize ngo agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatorewemo kandi ngo bucya bwitwa ejo. Akaba rero ari retweet y'umuvandimwe witwa Dani Munyabugongo. Hanyuma rero ibitekerezo ni byinshi, ntabwo navuga byinshi bitandukanye mu byanditswe n'aba bantu. Hanyuma rero reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza. Nawe ushobora kubya wajya kuri Twitter rero ukaba waritweetinga cyangwa se ukareba iyo tweet nawe ukagira icyo uvuga ko byatangajwe na Bamporiki Edouard byamaze guteza icyo nakwita rero nk'intugunda muri rubanda, cyane cyane buri bamwe bakurikiye iyi retweet. Ni tweet rero ivuga ngo, nongere nyisubiremo rero mu magambo ye, akavuga ngo utahanuje ahunga bahinga intabazirira ku muziro, igisiga cy'urwaruriro kimennye inda, akamasa k'inkungu zigashoka izindi zitashye, amahitamo y'umuntu haruga muhitana. Reka twizere ko amaherezo y'uwacu yo azasoza neza kuko haguma amagara. Ndabashimiye namwe, umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese. Bye bye, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu.